So murabona ko ibintu byahindutse byasubiwemo. Urabona hano urubura rumeze nabi cyane, ntabwo ibintu bimeze neza. Hano turabona imodoka ukuntu ya rubura rwayipfutse. So tuje kureba ukuntu twayikuraho runo rubura. Byaba na ngombwa tukareba ukuntu urabona ahantu hose rwahagiye. So ibintu byahindutse mbese muri make, kureba ukuntu twakuraho urubura ahantu hose. Za karishye zimeze nabi cyane. Mtoto wa Kongo namuonaje? So inshuti bavandimwe, murabona ko ibintu byahindutse. Ubu aho ndi kwerekera ndi kujya kunywa ka esanse, ako nari mfite kagiye gushiramo, ariko ibintu byahinduye isura. Ibintu byahinduye isura kabisa, ntago byoroshye. Mbese muri make ibintu rwose byahinduye isura. Biravuze ngo rero iyo sino zimeze gutya, wirinda kwegera imodoka ukajya en distance, ko ushobora kuba wayegera ugasanga biguteye impanuka kandi bitari ngombwa. So biba byiza rero iyo ugiye gake gake kugira ngo bize kugenda bikorohera. So tugiye hano kunywa ka esanse.
udakora, kuba muri iki gihugu udakora biragoye cyane. Bisaba ko uhaguruka ukajya gukora, kabona nubwo izi sino ziba zaguye ntabwo byatuma utajya hehe, utajya mu kazi. So rero icyo uba usabwa ku modoka yawe, baragusaba ngo niba uteganya ko uri bukore urugendo rurerure cyangwa ibyo ugomba kwitegura muri iki gihe cya sino, urasabwa kuba ufite nibura iby'ibanze byose bisabwa ku muntu uri bukore urugendo. Cyambere ugomba kuba ufite ikoti cyangwa na ga zishyushye, ugomba kuba ufite nibura itoroshi mu modoka yawe, ugomba kwitwaza amazi, ugomba kwitwaza nibura n'uburingiti ukaba ubufite mu modoka, ugomba kuba ufite jump cyangwa ugomba kuba ufite jump ni udufasha gushitura cyangwa gushitura bateri yawe mu gihe waba uhuye n'ikibazo mu nzira aho wagiye. Ubwo ibyo ni muri bimwe by'ibanze tuba dusabwa kuba twaba dufite. So ikindi rero bagusaba, ari igihe ushobora kuba wanyerera ugasanga imodoka yawe yishoye ahantu muri sino, ukaba waheramo no kuvamo bikaba byaba ikibazo. Icyo bagusaba ni ukudapanika. Urasabwa kudapanika, kumva ko byacitse, ibibazo byaje, oya, irinde gupanika, irinde kumva ko byacitse. Ahubwo icyo ukora, ugomba kuzimya engine yawe. Wamara kuyizimya ugashyiramo amatara ya warning, wamara kuyashyiraho, wamara gushyiramo amatara ya warning, wamara gushyiramo amatara ya warning, ugashyiramo ukamanura nibura ikirahuri gatoya, ari ahantu bishoboka ko ushobora kuba wafata akayaga, kuko nako kaba gakenewe. Ukacungana n'imodoka ziri kugucaho iruhande ko hari uwagufasha akaba yagukura aho hantu. Ikindi usabwa rero ni ukureba ko nibura ufite na esansi ihagije, nayo iri mu byagufasha. Kuba ufite esansi ihagije nayo iri mu byagufasha. Ibyo bintu byose ukaba wabisuzuma kugira ngo bibe byagenda, byaba ari nk'ubutabazi bw'ibanze. Biba na ngombwa mu gihe uri muri iyo modoka ukaba witwaje nibura ibiryo, kugira ngo nibura, kuko ushobora kuba hano, urabona hano ushobora no kumara isaha nta muntu uragucaho, cyangwa amasaha 2 3, birashoboka ko hari ababona sino zabaye agahitamo kubyihorera ntagire ahajya, akaba yanasaba umuhanda urimo wenyine, ukamara amasaha arenze angahe nta muntu urabona utambuka. Urabona nta bantu bari gutambuka, natwe aha turi guca. So ibyo bintu rero ni ibintu uba ugomba witaho. So mu gihe cya sino rero, ikindi tuba dusabwa, yaba ari abantu bari mu mago yabo cyangwa abaturage muri rusange, mbere y'uko ugira ahantu ujya, ugomba kureba iteganyagihe, yaba kuri telefone cyangwa no ku bindi bikoresho byatuma ubimenya, kugira ngo ube wambaye ibintu byose biri buze kugufasha, kugira ngo utaza guhura n'ubukonje ukaba wagagara biturutse kuri wowe utabihaye agaciro. So rero ni ibintu tuba tugomba kubahiriza cyangwa guha agaciro, kuko igihe cya sino ni igihe kiba kigoye, na Bibiliya irabivuga. Ni ibintu tugomba kwitondera muri rusange. So urabona nk'aha ngaha ugomba kwitonda iyo hamanuka, kugira ngo utaza guteza, ugomba kwitonda. Hano haramanuka kugira ngo utaza guteza aksida cyangwa ukaba wanyerera mu buryo butunguranye. Ntago rero
ni ibintu tuba tugomba kwitondera. So abantu rero baba bari ahantu hataba urubura, ni uku nguku bya hano biba bimeze, ni ibintu biba bikomeye cyane bigoye, urumva ko mbese ni ibintu biba bigoye cyane, ariko nibwo buzima, nta kundi nyine turabumenyera kabubamo, ariko nta n'icyo buba butwaye, nyine ni uku nguku biba bihagaze. So ni Kabagema TV, izo zari zimwe muri konseye zadufasha kugira ngo tube twakwirinda muri iki gihe cya sino. Murakoze, ciao ciao.